Ndongeye ndagusuhuje ndetse ndanagushimiye wese mu gukurikirana platforma KWP 250 cyangwa se platforma KWP 250. Inkuru iri gucicikana mu gihugu cyose mu myidagaduro ni inkuru y'ifungwa ry'umuhanzi w'icyamamare Nsengiyumva wamenyekanye ku izina ry'Igisupusupu. Ubu ngubu rero tugiye kwinjira neza mu kumena umuceri ku buryo iyi gahunda yagenze, uburyo iyi operation yo kugira ngo uyu muvandimwe Nsengiyumva Igisupusupu abe yatabwa muri yombi. Operation yitabwa muri yombi kwa Gisupusupu uko yagenze rero hakaba habayemo n'ubufatanye hagati y'abaturage ndetse n'inzego zishinzwe umutekano. Umuhanzi Nsengiyumva uzwi nka Igisupusupu wamamaye mu ndirimbo nka Maria Jane benshi ari nayo bamwitiriye yitwa Igisupusupu n'izindi zitandukanye, yatawe muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha arirwo ribu. Akaba akurikiranyweho ibyaha birimo n'icyo gusambanya umwana ukiri muto aho bivugwa ko uwo mwana w'umukobwa rwose afite imyaka 13. Umuvugizi wa ribu Dr. Murangira Thierry mu kiganiro yahaye kimwe mu bitangazamakuru bikorana mu Rwanda yasobanuye byinshi ku byaha Igisupusupu akurikiranyweho aho ibyo byaha yabikoreye n'uburyo habayeho ubufatanye n'abaturage kugira ngo Igisupusupu atabwe muri yombi. Yavuze ko uyu muhanzi akurikiranyweho ibyaha bibiri ari byo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 ndetse no gukoresha umwana imirimo ivunanye. Yagize ati byabaye tariki ya 18 z'ukwa gatandatu mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiziguro, akagari na Karubona, umudugudu wa Rubaya. Hanyuma amaze kumenya ko byamenyekanye aratoroka. Hanyuma uyu munsi aza gufatirwa muri Kiramuruzi ku bufatanye n'abaturage baduhaye amakuru. Ubu afungiye kuri sitasiyo ya Kiramuruzi. Iperereza rirakomeje kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Gasana Rishari yasobanuye birambuye itabwa muri yombi rya Nsengiyumva Igisupusupu wamenyekanye ku izina ry'Igisupusupu n'uburyo mu karere ka Gatsibo batangiye gahunda y'umudugudu uzira icyaha, ariho havuye ubufatanye bwo kugira ngo Nsengiyumva abe yafatwa ndetse atabwe no muri yombi. Nubwo uyu muhungu rwose Nsengiyumva yari yamashije kuba yatoroka akimara kumenya ko ribu imukurikiranye. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Rishari Gasana yavuze ko gahunda y'umudugudu uzira icyaha ariyo yatumye Igisupusupu atabwa muri yombi, cyane ko ibi byaha nawe yabikoreraga mu mudugudu. Kumenya abakekwaho, kumenya abashakishwa, nge navuga yuko byakozwe binyuze muri ubwo buryo, kubera yuko abaturage bacu bamaze kumenya gufata ibyemezo cyane ku birebana n'ibishobora guhungabanya umutekano wabo. Uyu nawe kubona amakuru ko ashakishwa byabaye ngombwa yuko ahita yegura umupangu aragenda kugira ngo ntabe yatabwa muri yombi. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo kandi yavuze ko ubu iperereza rigikomeje kugira ngo harebwe niba hari n'abagize uruhare mu bikorwa ndetse n'ibyaha Gisupusupu yaba yarakoze. Yagize ati kugeza ubu ngubu iryo ni iperereza ririmo rikorwa n'inzego zibishinzwe. Twebwe icyo twakoze nuko uwashakishwaga
amakenga yagaragaye abaturage bakamugaragaza agafatwa agashyikirizwa ubutabera. Ubwo rero dutegereje ko iperereza rikorwa rikagaragaza niba hari uwamuhishiriye cyangwa se undi wese waba yaragize ubufatanyacyaha muri ibi byaha Nsengiyumva Igisupusupu akomeje gukurikiranwaho. Bwana Richard kandi yasoje ashimira abaturage bo mu karere ka Gatsibo ndetse agira n'ubutumwa agenera agira ati ubutumwa nabaha ni ugukomeza gahunda yacu umudugudu uzira icyaha. Ikintu cyose kitari cyiza kidakwiriye kuba kigaragara mu mudugudu gikwiye kuba kigaragarira mu mudugudu. Bwa mbere bagashaka uburyo bwo kugikemura, byananirana bakaba bakwitabaza inzego zibarusha cyangwa se izindi nzego zo hejuru. Ikintu cyo guhishira umuntu ukora icyaha, cyo guhishira umuntu uhungabanya umutekano, dukwiye kukigira amateka kugira ngo dukomeze tugire umutekano n'umudendezo mu karere kacu. Nsengiyumva Igisupusupu rero umuhanzi wacu, twe abanyarwanda bamwe na bamwe rwose natinya kuvuga ko dukunda, akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 13. Aramutse hamwe n'iki cyaha rero akaba yakatirwa igifungo cya burundu. Ikindi cyaha cya kabiri akurikiranyweho ni icyaha cyo gukoresha umwana imirimo ivunanye. Iki cyo kiramutse kimuhamye rwose yahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 10 na 15, hakiyongeraho n'izahabu y'amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 ndetse na 15. Urumva ko rwose umuhanzi wacu araremerewe, navuga ko aremerewe. Uwiteka twamusaba kugira ngo amworohereze. Nsengiyumva rero ukurikiranywe iki cyaha kirimo gufata ku ngufu cyangwa se gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14, gikatirwa igifungo cya burundu. Rwose ni ukuvuga ngo aramutse akatiwe igifungo cya burundu, hehe no kuzongera kumva Maria Jeanne, hehe no kuzongera kumva Igisupusupu ukundi, nubwo bwose utabumushyigikiramo ngo nuko ari icyamamare ngo bimuhe uburenganzira bwo kujya kwangiza urubyiruko rw'abana b'abanyarwanda. Ariko Nsengiyumva muvandimwe rwose Igisupusupu, ibi bintu niba koko yarabikoze byaba ari amahano. Gusa nanone niba atarabikoze hakaba arimo ubundi buryo rwose. Murabizi ibintu byo muri no industry yacu tubamo, habigiye rwose umuntu agize gutyo ukajya kumva umuntu baramujyanye, ariko kandi wenda atari uko byagenze. Nsengiyumva rero nawe niba byarakubayeho koko muvandimwe, ukaba warafashe umwana uri munsi y'imyaka 13, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rwose ni ikibazo nta muhanzi n'umwe, nta mustari n'umwe ibyo ngibyo bifitiye uburenganzira, usibye ko ari n'icyaha gikomeye cyo gukoresha umwana ukiri muto imirimo ivunanye. Nikiramuka kimufashe cyo mwabyumvishe rwose ntabwo ari burundu, ahubwo ni hagati y'imyaka 10 na 15, ndetse agatanga n'izahabu ya miliyoni 10 ndetse na 15. Byumvikane neza ko rero mu gihe habagize icyaha na kimwe gihama uyu muvandimwe wacu Nsengiyumva bitaza kumworohera, dore ko no mu busanzwe rwose Nsengiyumva ni umwe mu bantu bivugira amagambo make cyane ku buryo no muri interview kugira ngo abashe kuba yagusubiza babigoranye. Si tuzi neza rero niba uyu muvandimwe azabasha kuhikura. Ikintu twasaba nuko Uwiteka yamuba hafi. Nge ndi platforma, iyi ni platforma KWP250 wari ukurikiranye. Urakora subscribe, murangiza ukora like, ushireho share, unaduhe comment kuri buri kiganiro wabashije gukurikirana.